nabagira nuko basenga bakaba mu buntu bwayo n'ubushake bwayo, kandi bano babyeyi nabo bagasengera abana babo. Uko ibonye igisiga irihisha, rero igisiga hari igihe kiba cyihishe, noneho inkoko igatamba izi ko nta kigahita ikiyora, ariko na Satani nawe niko aba ameze, aba agira ngo ajyane abantu b'Imana abajyane mu bibi, ariko Imana iyo yavuze ngo izakurinda ibizakurinda, ariko nawe ugashyiraho isengesho kugira ngo iyo Imana yabimbwiye ngo mbabwire ndababwira, iyo itabimbwiye ntabwo ndabareka nkabihorera. Ariko kuri kamera ntabwo ariho umuntu avugira gusa, ahubwo Imana umukiranutsi ababarizwa abanyabyaha. Uwiteka Mana Nyiringabo, ijambo ryawe ryaravuze ngo nimugaruka mukanyumva muzakizwa. Uwiteka Mana, nabo Uwiteka ubahe kukugarukira bakizwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, uvuga izina ryawe ngave mu bidatunganye, ubahe Uwiteka kuva mu bidatunganye, ubarinde Uwiteka abahanuzi b'ibinyoma, kuko abahanuzi b'ibinyoma barabatwara benshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzagendera mu mwuka wera, abadafite uwo mwuka boni bazagerayo. Mana wumva uko dusenga, itorero ryawe ryose dukene imbaraga zongo kugira ngo tuneshe. Mana wumva uko dusenga. Umuntu wese ibyo atekereza ibibizi, ariko nta mwana w'umuntu wabasha kubishobora. N'umuntu yumwe ntabwo yabasha kumenya icyo undi atekereza, ariko Imana yonyine irabizi. Noneho Imana tumushyira ijambo ry'Imana riboneka, ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe, iratubwira ati we ninde utegereje, aba ariko ngo tumubaza. Arangije aravuga ngo uwo muntu yari umusore, aravuga rero ikizatsinda imirimo ya kamere ni ugukora amasengesho ngo mwiyiriza ngo ubusa, ngo kugira ngo muzatsinde ya myambi ya wa mubi. Ubu amategeko ngo yo mu idini ntabwo aba ariyo ukigenderaho, ahubwo wowe ugendera ku mategeko y'Imana. Nk'ubu ukaba niba Imana ikubwiye ati uriya muntu agiye gupfa, ni ku cyumweru kubera ngo ku cyumweru udakora ngo ni ahantu ujya uretse mu nzu y'Imana. Niba ikubwiye ngo uriya muntu agiye gupfa, genda umwihanishe, ararara apfuye, wewe ukagendera ku mategeko, urumva wa muntu azapfa, Imana ibikubaze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana bundi iyi Bibiliya yose mureba Amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro y'Imana nabane kuri wowe wari we wese wumva cyane cyane ugakurikirana ibiganiro ducisha kuri chaîne yitwa Umusaraba TV. Imana ni guha umugisha, kugirirwa neza n'Imana ni kubane nawe, wowe uri mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ukaba no mu Rwanda hagati rwacu rwitwa Kigali ari wo mujyi mukuru. Imana ni guha umugisha
kandi Imana nikugirire neza. Dufite umukozi w'Imana hano imbere ya kamera zacu, ntago mumenyereye cyane ariko tujya tumuhamagara, tujya tumucishaho akaza akatubwira iby'Imana yamubwiye, akatugezaho ubutumwa. Aracyari mutoya ariko mubonye wabona ari mutoya, ariko imbere y'Imana arakora kandi ibyo akora biragaragara. Imana ibaho umugisha. Witwa nde? Mugiraneza Ange. Mugiraneza Ange. Uri umukobwa? Ndi umukobwa. Uri umuvugabutumwa? Ndi umuvugabutumwa, ndi n'umutangabuhamya. Uri n'umutangabuhamya? Uri n'umuririmbyi? Ndirimba mu bana. Uririmba mu bana? Buse hari indirimbo y'abana waba wibuka wumva nyine iri hafi mujya muririmba nko mu bana? Kubera ko ubu tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko bakunzi b'Umusaraba TV twakiriye umuvugabutumwa w'umuhanuzi, aranaririmba, atanga n'ubuhamya. Urumva n'abantu mufite abana bari mu kigero cye bangana, mubereke nyine barebe umwana mugenzi wabo urwego Imana imugejejeho, ukuntu Imana iri kugenda imuzamura, barebe uko nabo bashobora kuba bamenya uko bakwitwara, hanyuma nabo Imana ikabagirira neza. Rero ndaza kugusaba uririmbe n'indirimbo kugira ngo abana mungana batangire bishime, n'ababyeyi bavuge ngo nimurebe umwana Imana iri guteza intambwe, si byo se? Bari byiza. Ndaza kugusaba tubanze dusenge mbere y'ibintu byose. Uraza kunsaba dusenge, nabyo ni byiza. Hanyuma bakunzi b'Umusaraba TV, Imana ibagirire neza kandi Imana ibaho umugisha. Reka rero mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina tubanze dusenge, hanyuma dukomeze kugira ngo ibintu byacu bize kugenda neza. Ngaho dusengere. Mana turagushimye, twongeye kuguhimbaza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uteka Mana nyir'ingabo, uracyaturinze, uracyadukomeje. Hari benshi bapfuye ntibakibukwa, ariko twebwe Uwiteka Mana nyir'ingabo turacyagenda, turacyahumeka, turacyavuga izina ryawe. Uwiteka Mana, dore tugiye Uwiteka kuvuga ijambo ryawe, n'abari twahubwa izina ryawe ryiyubahishe. Uwiteka imbaraga z'umwijima, ibyasi Uwiteka Mana nyir'ingabo kudukuraho ijambo ubikureho mu izina rya Yesu. Uwiteka kandi n'ubyumva, Uwiteka Mana nyir'ingabo umurinde, kandi Uwiteka ubibe muri we imbuto nziza. Uwiteka Mana nyir'ingabo ijambo ryawe ribe inkomezi y'abantu bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Watubwiye ngo witwa Mugiraneza Ange. Mugiraneza Ange. Watuzaniye ijambo ry'Imana, cyakora ubuhamya bwo turaza kubwakira nabwo buriya agiye gutanga ubutumwa. Nta kibazo, hera ku ijambo ry'Imana, turaza gukomeza, turaza kugera no mu gihe uturirimbire kugira ngo abantu abakunzi b'Umusaraba TV bagubwe neza. Karibu. Katubanze dusome ijambo ry'Imana, dusangamo Nehemiya ibice 5 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13. Haratubwiye ngo abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Bukeye rubanda rw'Abayuda n'abagore babo baritotomba cyane, barega bene wabo b'Abayuda kabiri, kuko bamwe bavugaga bati abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. 3, kandi abandi baravuga bati amasambu yacu n'izahabu zacu n'amazu yacu twabitanzeho ingwate, dufite inzara, reka tujye guhaha. 4, kandi n'abandi baravuga bati twagujije ifeza z'umusoro w'umwami, dutanze amasambu yacu n'izahabu zacu ho ingwate, kandi rero twebwe na bene wacu dutanze ubwoko, kandi abana bacu nabo bava indimwe nabo, nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu
tubatanzeho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'izahabu zacu bifitwe n'abandi. Wumvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ndarakara cyane, mpera ko nigira inama ubwanjye, ntonganya imfura n'abatware, ndababwira nti muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero. Umuntu wese uguriza mwene wabo nuko mbateraniriza iteraniro rinini. Ndababwira nti twebweho uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda bari baratanzweho, bari baraguzwe n'abanyamahanga. None namwe murashaka kugura bene wanyu? Mbese twe twabagura tukabatunga? Nuko baraceceka babura icyo bavuga. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza, mbese ibikwiriye si ukora si byiza. Ndongera ndavuga nti ibyo mukora si byiza, mbese ibikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu, ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Nanjye na bene data n'abagaragu banjye twabaguriza ifeza n'ingano. None ndabinginze tubaharire imyenda batubereyemo 11, ndetse uyu munsi mubasubize amasambu yabo n'izahabu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo. Mubasubize cya gice kimwe cy'ijana cy'ifeza n'icy'ingano n'icya vino n'icy'amavuta. Ibyo mwabakaga. Maze baravuga bati tuzabibasubiza, kandi ntacyo tuzabaka, tuzabigenza nk'uko uvuze. Nuko mpamagaza abatambyi, ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye, maze nkumumura umwenda nari niteye. Ndavuga nti Imana izankumumure itya umuntu wese udasohoza isezerano, imukure mu nzu ye no mu murimo we. Uwo muntu abe ariko akunkumurwa akamarwaho. Iteraniro ryose riremera riti amen. Bahimbaza Uwiteka. Nuko abantu bakora nk'uko basezeranye.
Imana iguhe umugisha. amen. Ijambo hano ry'Imana ryatubwiraga ngo iki? Ryatubwiraga ngo umutwe w'amagambo watubwiraga ngo iki? Watubwiraga ngo abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Bano ngabo bari baratanzeho iz'abahabu nk'ingwate, baratanze n'amazahabu yabo n'ifeza zabo ho nk'ingwate ho ingwate. Ni ukuvuga ngo bari baratanzeho ingwate ibikoresho byabo mbese. Amasambu yabo n'izahabu zabo n'amazu yabo barazitanzeho ingwate. Yego. Ariko ngo Nehemiya ngo yarababwiye ati ngo nibabigumane, ngo nuko ngo arabarahiza, ngo arangije kumumura umwenda yari yiteye, arangije iteraniro ryose riravuga ngo amen. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ugurije umukene abagurije Imana. Rero bano ngabo bari baratanzeho ibintu byabo ho ingwate. Ariko Nehemiya kuko Imana yari imubwiye ngo ugende ubwire ririya teraniro, arangije abwira abantu bitotomberaga Abayuda. Noneho Imana iramubwira ati babwire abantu batanzeho ibintu byabo, batanzeho ingwate, ngo babibagumanire, kuko Imana iyo yaguhaye ikintu bakakinyaga yongera kuguha ikindi. Irindi jambo ry'Imana turarisanga muri Zaburi 37 guhera ku murongo wa mbere. Haravuze ngo umurongo wa mbere haravuze ngo muri Zaburi 37 umurongo wa mbere, ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugire ishyari abakiranirwa. Umurongo wa mbere ni kuvuga Zaburi 37. Umurongo wa mbere. Zaburi 37 umurongo wa mbere. Yego. No, nk'ubu ushobora kuba uri umukozi w'Imana ukaburara, ariko utari umukozi w'Imana akarya agahaga akanabimena, ariko weho ugatangira kwitotomba ati Mana dore uriya nta gusenga ariko kuki umugaburira. Ariko ngo ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi ntubagirire ishyari. ngo yenda bageze ku byiza weho ukiri hasi, ngo uriya runaka yubatse inzu, njyewe ndacyakodesha nabuze nayo nishyura. Kabiri haravuze ngo kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi busuma nk'isambu,
nk'igisambu kibisi. Wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira nawe azabisohoza kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. Ni ukuri ku rubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe. N'umuntu usohoza inama mbi, reka umujinya ava mu burakari, ntuhagarike umutima kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Amen. Avuga ngo hano wiringire Imana nayo nawe azabisohoza ibyo uyisaba. N'uwiringira Imana izasohoza ibyo uyisaba. N'uwiringira Imana icyo cyose uzaza uyisaba izaza ikigo, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aba muri Matayo ibice hano 5. Hano ibice 5 umurongo wa mbere haravuga ngo abonye Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Haravuga ngo abanye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo. Hano ngaha iyo niwumva ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, saba Imana izaguha imbaraga. Imana izaguha imbaraga zo muri runo rugendo, kuko Satani ngo abashaka ngo ubugingo bw'umuntu, ngo kuko ngo abahiga abantu kugira ngo ntabageze ku nzira nziza, ntabashaka ko abantu bagera ku byiza, ariko Imana yo igashaka ko abantu bayo bagera ku byiza. Yego. Murongo wa 4 haravuga ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Amen. Hano ngo Yesu yerekanaga abahiriwe abo ari bo. Yesu yerekanaga abantu bagiye bahirwa abari bo. Ahandi turasoma
irindi jambo tugiye gusoma turarisanga muri urwa kabiri rwa Samweli urwa mbere rw'abami ibice 19 guhera ku murongo wa mbere. Imana yiyereka Eliya. Abami ba mbere ibice 19 ngo nuko Ahabu ategerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose nuko Ahabu ategereza Yezebeli ibyo Eli yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo. Ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvishe atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine mu rugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira Imana gupfa, ati Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu asinziriye. Marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Imana ishimwe. Amen. Marayika w'Uwiteka ngo yaraje amukoraho aramubwira ngo byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye, kuko uru rugendo ari runini rugukomereye. Imana ishimwe. Amen. Imana nawe yabonye ibi, yararebye ibona ibimukwiriye,
ari umutsima n'amazi, kandi umutsima ni ijambo ry'Imana dusoma. Rero iyo Imana ibonye ukwiriye umutsima niwe guha ngo kandi ngo niba ngo usenga Imana uyiryarya nayo izakuryarya, niba usenga by'ukuri nayo izakwiyereka nk'iy'ukuri. Rero Imana iduhe kumenya icyo ishaka, kumenya ubwenge, kumenya ihishurirwa no kwerekwa. Imana ijya itwiyereka, kuko iyo Imana ikwiyeretse ikubwira ibyo ishaka, ikubwira amabanga yayo. Ariko iyo weretswe na Satani akujyana mu mubiri, mu mirimo ya kamere. Kandi imirimo ya kamere, ibyo umwuka ashaka, kamere nibyo yanga, ariko ibyo kamere ikunda nibyo umwuka yanga. Yego. Imirimo ya kamere iboneka mu Bagalatiya, ntimuyoborwe n'umwuka kuko ari bwo muzakora ibyo kamere irarikira. Mutazakora ibyo kamere irarikira, nuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Ibyo umwuka ashaka si byo kamere yo ishaka, ahubwo ibyo kamere ikunda nibyo umwuka yanga. Urumva ni ibintu bigiye bibusanyije, ariko iyo utagize ihishurirwa cyangwa iyo Imana utaba mu ruhande rw'Imana, kamere iraza, Satani akaza akakuriganya, akakujyana mu byo umwuka yanga, ahubwo akakujyana mu byo kamere ishaka. Rero ikintu kizabitsinda nta kindi, ni ukuba usoma ijambo ry'Imana, ugakora amasengesho. Nk'ubu ngubu hariho umuntu Imana yigeze kuntumaho. Yego. Noneho tujyana na mama, ubwo noneho arangije, Imana buriya ibizi irebera hose icyarimwe, umuntu wese ibyo atekereza ibibizi, ariko nta mwana w'umuntu wabasha kubishobora. N'umuntu y'umwe ntabwo yabasha kumenya icyo undi atekereza, ariko Imana yonyine irabizi. Yego. Noneho Imana tumushyira ijambo ry'Imana riboneka, ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe, iratubwira ati wowe ninde utegereje, haba ariko ngo tumubaze. Arangije aravuga ngo uwo muntu yari umusore, aravuga ngo ategereje ngo umugore we, aho kuvuga ngo ategereje Imana, waravuga ngo ategereje ngo umugore we. Rero ikizatsinda imirimo ya kamere ni ugukora amasengesho, ngo mwiyiriza ngo ubusa, ngo kugira ngo muzatsinde ya myambi ya wa mubi. Kadukomeze rino jambo, ngo kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, ngo kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Amen. Amategeko ntabwo aba agiye gutwara. Nk'ubu ngubu
amategeko ngo yo mu idini nanga bariyo ukigenderaho, ahubwo wowe ugendera ku mategeko y'Imana. Nk'ubu ukaba niba Imana ikubwiye ati uriya muntu agiye gupfa, ni ku cyumweru kubera ngo ku cyumweru udakora ngo ni ahantu ujya buretse mu nzu y'Imana. Niba ikubwiye ngo uriya muntu agiye gupfa, genda umwihanisha, ararara apfuye, wewe ukagendera ku mategeko, urumva wa muntu azapfa Imana ibikubaze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana bundi iyi Bibiliya yose mureba isohorera ku muntu w'Imana. Yose nta kintu kitanditswemo hano kitagusohoreraho, ariko ngo Imana ngizabera nk'abantu bayo, ngizabera abantu bayo ngo inkomeze ngo kandi babere ngo amaso ngo Elisa ngo yari ari kumwe n'abagaragu arangije ngo nuko abantu baraza babagenzaga, noneho umugaragu aramubwira ati reba bari abantu uko bangana, arangije aramubwira ati icyaguha amaso ngo urebe ngo abatugose uko bangana. Amen. Amen. Noneho irindi jambo ry'Imana nze turisome naryo, ngo Yakobo izina Yakobo ryasobanuraga umuriganya. Ngo Yakobo biboneka mu itangiriro ibice 30 guhera ku murongo wa 25. Hari umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo ashaka gusubirayo, nuko Rasheli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati nsezerera ngende njye iwacu mu gihugu cyacu, mpa abagore banjye n'abana banjye, nagutenderagaho nigendere, nuko kuko uzi gutenda nagutenzeho. Labani aramubwira ati icyama nkakugiriraho umugisha, kuko nahanuye yuko ari ku bwawe. Uwiteka yampereye umugisha ati nca ibihembo nzaguha, nzajya mbitanga. Aransubiza ati uzi uko nagutenzeho kandi uko amaturo yanjye yabaye, nyaragira, kuko ayo yari afite, kuko ayo wari ufite ntaraza yari make, none yarororotse aba menshi cyane. Uwiteka yaguhaye umugisha aho naganaga hose, none nzabona ryari ibitungisha urwanjye rugo. Aramusubiza ati nzaguhemba iki Yakobo?
aramusubiza ati ntacyo uzampemba, ahubwo nunkorera iki nzongera nkuragirire umukumbi nkurinde. Uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe wose nkuremo intama z'ubugondo zose n'iz'ibitobo zose n'intama z'ibikara zose n'ihene z'ibitobo n'iz'ubugondo, izi meze zityo zizaba ibihembo byanjye. Imana ishimwe. Ngo ahangaha ngo yaragiriraga Labani, yamuragiriraga umukumbi. Arangije aramubwira ati nshaka nakugiriraho umugisha. Iyo Yakobo aramusubiza ati ngo naje umukumbi wawe, ngo naje ngo umukumbi wawe ari muke, none amatungo yawe yarororotse. Ati yarororotse. Ati yarororotse, none nzagaruka ngo nzagaruka nkororera umukumbi. Arangije aravuga ngo uyu munsi ndaca mu mukumbi wawe ngo atoremo ihene n'intama ngo bibe igihembo cya Yakobo. Nubwo wose tutawurangije, ariko uyu Yakobo ngo mu ncamake y'ijambo mu ncamake yanditse muri Bibiliya, yavugaga kuntu Imana yamusanze akaba umunyamugisha kuri Labani. Imana yamusanze yiseguye ibuye, Imana ikamwereka ibyo mu ijuru. Ikindi ngo hariho ngo izina ryaturutse rya Isiraheli. Kandi ngo ikindi ngo uyu ngo Yakobo ngo yabaye n'umuriganya, ariganya Esawu. Irindi jambo ry'Imana dusozerezaho riboneka muri Petero ibice 3 guhera ku murongo wa 4. Petero wa mbere wa 2. Umurongo wa 4 haravuga ngo babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe, ko uhereye aho basogokuruza basinziririye rwose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi, nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi
yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kuko ijambo ry'Imana ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka, ariko ijuru n'isi n'amazi irarimbuka, ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo rya none niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbure abatubaha Imana. Imana ishimwe, ni iryo jambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Dushimiye Imana. Abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza bazaba bahirwa. Abakunzi b'ijambo ry'Imana ku Musaraba TV, mwumve kandi mwumvire. Twasomye amagambo menshi, twasomye amagambo maremare, ariko umuntu wese agenda akuramo ijambo rye, kandi murikomeze kuko ijambo ry'Imana nirwo rufatiro. Imana iguha umugisha. Tugana ku musozo, se ya ndirimbo wayituririmbira? Nayo baririmbira. Nta kibazo. Twahawe Umwuka Wera, twahawe Umwuka Wera, kandi atuyobora neza. Umwuka Wera ni umuyobozi wacu, atugira inama zubaka, atuyobora mu kuri kose. Umwuka Wera, tuzajya ijuru iwacu, tuzagendera mu Mwuka Wera. Abadafite uwo mwuka bo ntibazagerayo. Mana wumva uko dusenga, itorero ryawe ryose dukeneye imbaraga zongo kugira ngo tuneshe. Mana wumva uko dusenga, itorero ryawe ryose dukeneye imbaraga zongo kugira ngo tuneshe. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Warushoje? Nashoje. Imana iguha umugisha. Hari ubundi butumwa wumva wabwira abantu, kubabwira bakisubiraho, bakagira ibyo bavamo Imana idakunda, hanyuma n'ababyeyi bafite abana nabo wagira icyo babwira mu buryo bareramwo abana kugira ngo abana bazakura ari abakozi b'Imana? Icyo nababwira ni uko umwana Imana iyo avuka Imana iba yaramuteganyirije icyo azaba cyo. Niba azaba umuvugabutumwa Imana ibibizi, niba azaba umuhanuzi Imana ibibizi, niba azaba mayibobo Imana ibibizi. Rero Imana nta mwana wagiye muri mayibobo wabikunze, ahubwo ni Imana yari ibifite mu mugambi, kandi ni na Satani wamuriganyije, ariko
uwo mubyeyi ajya afata asengera umwana we kugira ngo Imana izamukoreshe iby'ubutwari, izamurinde kuriganwa na Satani, izamurinde kandi izamuhe gukorera Imana, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ukiva mu nda ya mama wawe, utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe, Imana yari izi icyo uzaba cyo. Nabagira nuko basenga bakaba mu buntu bwayo n'ubushake bwayo, kandi bano babyeyi nabo bagasengera abana babo kugira ngo umwanzi Satani ababikiye yubitse ngo aze ahita ariganya umwana. Nk'uko iyo inkoko ibonye igisiga irihisha, rero igisiga hari igihe kiba cyihishe, noneho inkoko igatamba izi ko nta kigahita ikiyora, ariko na Satani nawe niko aba ameze, aba agira ngo ajyane abantu b'Imana abajyane mu bibi, ariko Imana iyo yavuze ngo izakurinda ibizakurinda, ariko nawe ugashyiraho isengesho kugira ngo ugume mu buntu bw'Imana. Uyu munsi wa none nk'umwana wamenye Imana, ukagira uburyo wigishwa gusenga no guca bugufi no kubaha ababyeyi, hari abana bagenzi bawe mujya muhurira nabo ku ishuri, kwa kundi mugenda ku ishuri mukina, ese iyo ubonye bafite imico mibi ubasha kubahugura no kubigisha ukabereka uko bitwara, cyangwa uricecekera nyine ukaba yenda uvuga uti nzajya mbivuga ndi kuri kamera, ariko iyo uri mu bandi bana mungana bagenzi bawe ukumva baratukana, ukabona bafite imyitwarire mibi, ukabona baragenda bubahuka abantu bakuru batubaha basuzugura, iyo muri kumwe ubagira iyihe nama, ubaganiriza ute utari kuri kamera nyine ukababwira bisanzwe? Ujya ubasha kubibabwira cyangwa uricecekera ubigenza ute? Iyo Imana yabimbwiye ngo mbabwire ndababwira, iyo itabimbwiye ntabwo ndabareka nkabihorera, ariko kuri kamera ntabwo ariho umuntu avugira gusa, ahubwo Imana ahantu hose irahanuma. Navugaga Imana itagutumye ariko ukabona umwana mugenzi wawe mungana arimo aratukana, ukabona arimo aragenda nabi, mbese ukabona ibyo ari gukora ntabwo bishimishije, ubasha gutinyuka ukamubwira uti iyi myitwarire ntabwo ari myiza, ukamuhugura nyine? Iyo Imana yabimbwiye ndamubwira, ariko hari abo nyibura. Kibakebura nibyo byiza. Hanyuma mu gusoza reka tugusabe usengere ubu butumwa umaze gutanga, isengesho ribuherekeze, kandi Imana ikomeze kugenda yagura abantu bayo n'abumvise iri jambo, hanyuma bakomeze kugenda bagubwa neza. Imana iguha umugisha. Wakiriye. Mana ndagushima, ndaguhimbaje, nongeye kugushima. Uwiteka mwaya Mana Nyiringabo, cyubahiro n'ikibi cyawe mashusho. Uwiteka mwaya Mana, sohoza Uwiteka ibyo wambwiye. Uwiteka mwaya Mana Nyiringabo, ababyumva Uwiteka mwaya Mana bigira aho bibavana, bigire n'aho bibageza. Uwiteka mwaya Mana Nyiringabo, abayobozi nabo bahe kuyobora neza. Uwiteka abacuruzi bahe gucuruza neza. Uwiteka mwaya Mana bavuga butumwa bahe kuvuga neza ubutumwa, kandi nabo Uwiteka mwaya Mana babushyira. Ubahe Uwiteka mwaya Mana amatwi yumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo ryaremye isi, ijambo ryawe niryo ryatumye abantu babaho. Uwiteka mwaya Mana babasha kukubaha no kukumva, mu izina rya Yesu. Uwiteka mwaya Mana Nyiringabo, nukomeze ubane nabo. Uwiteka abantu bajyanwa ari imbohe ubagarure mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka mwaya Mana Nyiringabo ijambo ryawe riravuga ngo mujye musengerana, kuko ngo
isengesho ry'umukira umukiranutsi ababarizwa abanyabyaha. Uwiteka Mana Nyiringabo, ijambo ryawe ryaravuze ngo nimugaruka mukanyumva muzakizwa. Uwiteka Mana, nabo Uwiteka ubahe kukugarukira bakizwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, nsenze nizeye kandi Uwiteka Mana, amacano yose avuga ijambo ryawe uyahe Uwiteka kwaguka mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Mana Nyiringabo uvuga izina ryawe ngave mu bidatunganye, ubahe Uwiteka kuva mu bidatunganye, ubarinde Uwiteka abahanuzi b'ibinyoma, kuko abahanuzi b'ibinyoma barabatwara benshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubarinde abahanuzi b'ibinyoma, ababatwara ubwenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi Uwiteka n'abakira Uwiteka abakozi b'Imana nabo baho umugisha mu izina rya Yesu. Uherekeje ijambo ryawe n'abarinjye ahubwo izina ryawe ryubahishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.